wayafata mu ijosi ntabwo reba ukuntu mbundi nyine uri tugiye twahita Murusha? Yes. Njye no kubanga nubwo mbona gutya njye mbyibushye. Njye ndi umuntu resopre koraho. Njye nakurwanira. Ibaze kino kizanye zavunganye. Bora no kubanga baravuga. Yose wakina. Sheri nzako jana ahantu hose ushaka. Sheri ubuse numara gushaka ntuzahita ubyibuha we. Usigaye witekera. Reba ukuntu kandi utitekera. Ntabwo mushi. Nugira kwipfusa imari. Wogera muki? Ambashabyibore. Amakuru zo mu bebe. Cyakoze uri icyuma we. Wakupomora. Ngiye kuva mu mazi niba ari. Ujeze. Jamu kubusirumba. Siganya. None se bigenze bitese. Mo bebe, bigenze bitese ko ndeba urayamwese. Wari wayanywa se? Garukuma narusora kuziko. Nago hapa mutoza wa mujinga. Garukanga. Uri kwaje bro? Garukanga. Nayo. Ina bro. Abu kursi waje jamu mujinga. Ona itakubitangama. Hano nta muntu wemerewe kwikurikirira ubwo ruteze ubwo mu mutsinzi ntabwo byemewe gute Bameze neza. Twandashima Imana kabisa ndi muntu bameze neza kandi bishimye mutima no mu mutwe Waranyaze uri mu bakobwa bo mu Rwanda cyangwa bo kwisi yose bafite umubiri wabo naturere batigeze bisiga kujya kuzabona umukobwa w'i Kigali w'igikara byagufata imyaka Suzu komeje muri Tour du Rwanda. Kumbi mpamvu uvuga ngo ndi naturere nuko ndi igikara. Ejo muri Tour du Rwanda uko twabuzemo abakobwa beza bose bitukuje. Nese kuki mutamaye akazi. Ni ukuvuga ngo ejo muri twabuze abakobwa beza muri. Froga ni. Nyamabondo nyine ni igikera ubonye. Abaga igikera bita Nyamabondo. Nyamabondo ubundi rituruka he? Rituruka mu Kinyarwanda nyine rituruka ku gikeri. Ariko ngo gikeri Nyamabondo yewe namakombo y'imama ndarare twebyenere murera. None se mbabara umbwire. Muri igici ninde urimo kugutereta. Twongeye kuba ikaze none ku Mpinga TV show, televiziyo yanyu, televiziyo mukunda cyane, abari hanze y'u Rwanda, mu Rwanda. Turabakunda cyane by'umwihariko abadukurikirana bari ahantu hatandukanye. Muri Afrika, muri Amerika, siko bavugara. Twongeye kuba ikaze n'ukuri kuri televiziyo yanyu mukunda cyane. Uyu munsi rero nagarutse mu isura nshyashya, ngarukana n'umuntu mushyashya, umuntu mutarimenyereye ku Miringa Nyamabondo cyangwa se umwite Foribondo cyangwa se Gikeri. Ukinyubwa n'igikeri Nyamabondo n'abarabyiyemerera cyane. Mubane natwe rero mugume kudusapotinga, mutwereke urukundo, n'atarareba batarabona channel yacu n'abagerageza kuyibona uko ibacaho umunsi ku wundi, mujye mwibuka gukora subscribe mukande kukazogera kugira ngo ibyo dukora ibyishimo tubahereza mubonere kugira umunsi ku wundi. Murakoze cyane. Nk'uko mubibona rero Nyamabondo ari kwishyushya ibintu hano birakomeye. Kwishyushya agiye kunyigisha koga. Ushize nazanye Twicaye ku Miringa. Yes, bafana mudukunda kandi mudukurikira. Nawe utegurutse ku Miringa yanyu mukunda, umukobwa wanyu mwakunda kwitwa Frega wagumiwe.
yabuze umugabo yabuze umugabo bari yarongorwa n'umunyarwanda arashaka umugabo w'umunyamahanga Frega ibyo biri bakoraga nibyo reba nk'ucise gikuguka yewe ngwiki nibiyemara umuntu wahita uza kundohora naza ntabwo utangira uvuga ntabwo utangira uvuga ibyiza byanuza yanyuze cyane abo batangiye uvuga ngo yes bafana mudukunda kandi mudukurikira nawe tukaba twicaye ku Miringa TV twicaye muri pisine tukaba twicaye na wa mukobwa mwiza w'icyamamare ariko nawe amakuru ufite muri minsi uragomeye mo bebe waragumiwe naragumiwe ese muri minsi wakoze ibiki kubera ni ibiki narahiye mani nditiga gutera kamerama kano kantu urabona koko cyangwa sha ni umuntu wakwambuye murashwana nande nereka abakunzi banjye ko ndi igikeri dore abakunzi b'imiringa igikeri nyamabondo kiri koga yego we ntabwo mamwana yemo reka ndaza ndi mu ndobo benga igikeri urabanza ukajyamo ugeze gutya wubitse umutwe wageze gutya amaboko igikeri cyarahamye uri kuntera amazi yewe sister bimeze bitese saka bagaragara kutinya amazi wakintu sinshobora kurenga hano kubera amakuru se mu buzima busanzwe we ni meza ariko amakuru ufite gukunda ibiryo sha uri mu bakobwa bamara inkoko so wanyigishije kurya umeze ute se mu buzima busanzwe nakubashye nari nkukumbuye yes ba diaspora rero mu nkunda kandi mu nkurikirana musigaye munandemera uyu mukobwa mwajyaga mukunda ko mumbaza ariko nkabima nimero ye ubu ngiye kujya nyibaha yabyemeye kugira ngo nawe mu muremere West Boy wo muri bajya bandemera ni ukuvuga ngo reba aba diaspora bo hanze ni abana beza wabyumvishe noneho kuva uri n'umukobwa mwiza ubu nawe barakugurira imodoka uguze gutwara njyewe baranze ntubonye urwego se bari ndabigezemo uzi ko none rindi yarafite agakombe kagajya gusa gutera niba ari move noneho afata ya modoka ye ahita yisiga irangi risa nk'agakombe urabeshya imbere y'imodoka yageze ngo imodoka iracyasa umuhondo abikuyeho kera nise ziriya modoka bazigurira hewe ko nanjye nyishaka iragikeri ntose ufite ubushobozi abadesipora barayikugurira nawe baragutama ntabwo mfite ka desperado iyo abadesipora bari ufite bansabira inkunga wowe ikintu cya mbere usabwa wowe ni ukwitwara neza ukumvira n'ibyo bakubwira niba rero umudesipora abadesipora n'abana beza kondisiyo z'abarezi oya kondisiyo ntabwo ari bose hari kondisiyo ikubwira ngo hari ukubwira ngo nyereka bwombo ari ubwo ngo nyereka amabere cyangwa nyereka mu gatuza ari ukwikunda akavuga ati giye bitewe nuko nabonye wisanzura cyane bitewe nuko nabonye ukora ndashaka kujya nkwifashiza kugira ngo ibintu byawe bitere imbere nkuko nanjye muri abamfashije naso nanjye nagura kuri ave mu rwego nanjye we nago yerekanye gomba ya oya giye no kuvuga ngo umuntu wamfashije ni umudogiteri ni umudogiteri w'umuganga wo muri Amerika yarambwiye ati giye bitewe nuko mbona ese uwo mudogiteri afite umugore oya ahubwo ni ukuvuga ngo ni umumama ariko ufite umugabo umugabo we nawe yari n'umunyamakuru n'ahangaha hoye uwo mudogiteri afite umugabo bafitanye n'abana batatu cyangwa babiri by'abana simbizi neza nako ariko ni ukuvuga ngo umugabo nawe yari umunyamakuru n'ahangaha kuri Radio 10 uwo mugabo umugore aragushaka ikirere natari ba oya ni ukuvuga ngo bose baranyemera baruzuzanya ahubwo Imana ijye ni abasiramu Felicitation nugira kwipfusa imari wogera muki ambashabyihore amakuru zo mu pepe cyakoze uri icyuma we wakupomora ngiye kuva mu mazi niba ari ugeze jya mu mazi jya mu kubase bumva none se bigenze biteze mo pepe bigenze biteze ko ndeba urayanyweye se
wari wayanywa se garukuma narusora kuziko koko mu matwi iki kintu uraguze reba ukubura umukobwa mwiza ufite indangagaciro utazi koga ikigaragara cyo nawe cyangwa umeze nka bariya boga imvura yaguye gira ngo ifunira ahangaha banza wipfune nyine birimo ifuye reka wafatishije reka uzurebe ngewe niyo mpamvu banyita froge wabibonye shere ngaho ugera ubuname rero gatana amaboko nayo nayamweye harya bundi ntabwo bajya badufata uriya mubyeyi yavuyemo yarazi koga ntabwo nongera kugira ubuzima amaboko mwereka iyoroshye utinya amazi se kudatinya abagabo oya iyoroshye ugera hejuru ntabwo ndi butuma wibira amazi urajyamo amazi ntabwo ndi butuma ugira ndagufata ntuze akamubaza ari amazi nenda utinye iki cyangwa indiro zikuye wari buzi gutera sefrega kuko myibuza busanzwe biragaragara ko no muri kutajya woga oya muri dushe no kuvuga ngo nakoga hano nanga ukahita wigendera gute ukoresha ubusa uzi kuri igikeri bya nyabyo nyamaro nanjye turabimenya neza kandi jya muri gatatu ugiye muri pisine ni ubwa gatatu ugiye muri pisine umumambaro rero yabonye nyabitanga ahubwo ntabwo nazi ko pisine uzi ko nawe utari neza nasubire twiga mama bakunzi y'imiringo uri barakubwira ngo uriyoroshya najya kwiyoroshya kubera ku rundi intumbi bikanga uzi ko muri hano nta muntu wemerewe kwitsiriya ubwo wari uteze ubwo mu mutsinzi ntabwo byemewe inyama bagiye kukunsebya gute bimeze neza pfa ndashima imana kabisa ndi mu bantu bameze neza kandi bishimye mu mutima no mu mutwe waranyanze maze iminsi mbona ukora ama content n'abandi bakobwa ni ukuvuga ngo ngiye buri ukuntu neye utampamagaye naza ntabwo naza kugukorera ni ukuvuga ngo wampamagaye naza kandi nkanabyubahiriza wese umpamagaye nkaza kugukorera oya ni ukuvuga mu gihe cyiza ubuse mu cyiza ubu ntidufite ubukwe si wanyemera ndi mugufi we gerageza iyi ndishireho se njye nawe muremure ni kuya ni ukuvuga ngo buriya ntabwo ubuse byakunda uri mu bakobwa bo mu Rwanda cyangwa bo ku isi yose bafite umubiri wabo naturere batigeze bisiga uzi kujya uzabona umukobwa w'i Kigali w'igikara byagufata imyaka suzi ko muri Tour du Rwanda impamvu uvuga ngo ndi naturere nuko ndi igikara ejo muri Tour du Rwanda uzi ko twabuzemo abakobwa beza bose bitukuje nese kuki mutamaye akazi ni ukuvuga ngo ejo twabuze abakobwa beza muri Tour du Rwanda bose baritukuje urabona niwe mukobwa n'imbere y'Imana usigaye ni ngiye usigaye ni naturere nawe kandi ubwiza ushatse wajya kubugura Nyamirambo cyangwa uri kunuka we ntabwo nimunda gutukana imbere y'Imana usa nk'umuntu wanyweye inka ariko we ntabwo mwigeze mworora biragaragara ko munywa isosi yatsebeshe nyamabo noneho uri koga gutya gute ukamera nk'igikeri neza ubu niko nihita igikeri nyamabo gutya batagushyira muri ata nabo gitabikura urashaka gusohoka ninde yakwise gikeri nyamabondo gikeri ni gihe waryiye oya nyamabondo ni manibori inyize hanyuma gikeri biza gute nyine bimeze nk'ibigize nyine bimeze nk'ibigize ni ukuvuga ngo igikeri nicyo froge froge ni nyamabondo nyine ni igikeri ubundi abaga igikeri bita nyamabondo nyamabondo ubundi rituruka he rituruka mu kinyarwanda nyine rituruka ku gikeri kuvuga ngo gikeri nyamabondo yewe n'amakombo y'imama ndarare twebyinere murera none se mbabara umbwire muri iyi minsi ninde urimo kugutereta nta mugabo ufite ngiye gushakira umusaza umugabo ukuze
niba bafite n'ibiceri wakintu yego azajyamo nk'agahe ku munsi we ntabwo yagwa nk'agahe ku munsi we biterwa n'ibyo ushoboye kurya nese ubwo nabashije ibiryo udashoboye ibiryo uranywa nshaka nk'imodoka se nayo yayiguha nanywa upfa kuba gusa wisanzuye ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe hari ibintu bajya batubwira Imana iratubwira ngo iza ko bitarabigize rusange hari kujya hafungurwa ariko umuntu agiye gushaka umugabo ariko impamvu Imana itabigize rusange nuko yasanze ari ibintu bikuye abantu bose nuko biba bimeze nose nari ikiba bitwaye ibyo ntacyo biba bitwaye nta na gito rwose amakuru se cyakoze afite mu gatuza nkonda kandi waneye amazi wanyweye waneye amazi oya no kuvuga ubundi baravuga ngo waneye amazi cyangwa wankubise amazi naguteye amazi ntago waneye amazi waneye amazi ari kuyandara gutya cyari Kinyarwanda kigize gipfuye nese ko wari wikirije ngo nayaguteye oya waneye amazi waneye amazi Kinyarwanda kiratwika waneye amazi oya fata mu ijosi ntago reba ukuntu ngundi ni uri tugiye Yes. Njye no kuvuga ngo nubwo mbona gutya njye mbyibushye. Njye ndi umuntu uri sopre koraho. Njye nakurwanira. Ibaze kino kizanye zavunganye. Bora no kuvuga ngo baravuga. Yo se wakina. Sheri nzako jana hano hose ushaka. Sheri ubusa numara gushaka ntuzahita ubyibuha we. Usigaye witekera. Reba ukuntu kandi utitekera. Ntabwo mushya. Very. Ese nyamabo. Nari ngukumbuye pe. Kandi n'abakunzi b'imiringa nuko. N'abakozi b'imiringa nuko. Bana reka imiringa nabonye irimo gutera imbere cyane. Na wa mutipe ugeze kuzana uvuye muri Kenya twahurira imbere muri kuri stade. Yaje kureba reyo barayikubita asohoka areba nk'umugabo ucuruza imbwa. Kitamubaje ikipe yaje gufana. Katazi ibintu by'amazi. Ntagaze ibintu by'umupira. Niba mbere ameze nka roho mbari marabuyera. Yari marabuyera nyuma ya stade. Nta kintu cy'amazi na kimwe. Nose akaba yaje kumara iki? Akaba yaje kureba tu. Ntago azasubira muri Kenya se? Oya. Azagenda akagiye mu gihugu cyabo cy'isezerano. Cy'isezerano muri Amerika. Abazanagiye muri Amerika nabonye muri Canada kugenda ari ubuntu noneho babyemeye. Babyemeye. Ariko uturuka mu Rwanda. Bari bafite amasezerano bagiye kugenda mu bihugu by'amasezerano yabo. Bura no bumango aracyafite indangampunzi. Shangiye va mu buhe. Ngo nago yafata indangamuntu atarabona indangamuntu. Ngiye nta kintu cyankura i Kigali. Ngo ngiye ahandi hantu. Shasembizi. Ngiye ko numva ko baba bavuga ngo kuburi hanze no kuburi mu Rwanda kuburi hanze nibyo bya mbere. Kugenda kuvuga ngo wenda ibyo bavuga kubera ko hanze haba akazi ko hanze kukoroshya kabora karundi kakoroha kurenza ina. Ukinanga no kuvuga ngo urabona imirimo ni mike ariko abantu ni benshi. None hari ibihugu byaho ni binini cyane. Hari naho wajya kwiturira na leta rizamenya ko watuye. Bitewe n'imiterere yaho. Rukuvuga ngo rero babigiye bitaruka. Kana niba wagenda ugatema ibiti. Niba wagenda ukajya woza abarwayi. Niba wagenda ukagira gute wabura umuboss. None n'umango wereri naha setsu bayisireye. Ariko nabwo iri VIP bajya bakugura babyigana. Ngasireye ngira hehe se sheri wanjye. Ntago wabura uzuje gutegera hanga ntibakugura. Babarira. Nyama birawe ndabitinya sinzi ko nzanashaka zo. Ko bitinyira ikize. Simbizi. Ubuse nuko bura rero uzikira kibabaza ku bakobwa. Usanga rimwe na rimwe wirengagiza umuntu ufite ubushobozi ugasanga ukunze utabufite akaba ari Rwanda kwibomorera ku muntu agutera siyasa akubwira ngo mimi nakupenda sana kubera ko mwese muri abakene urabyumva ngo ura rukundo ruraryoha rw'abakene babiri oye no kuvuga ngo nago ruryoha ubundi uvuga ngo ubundi byakabaye byiza umuntu agiye ashaka nk'umugore
ubu tubare nk'ubu ushatse umugabo ufite ubushobozi cyangwa ushatse umugabo ufite urukundo ubu nuba gutyo usa ntago ari kusobona nyirizina yigo isura yawe nyayo ntago iragaragara ubu nshatse umugabo w'umukene nasa gute ushatse umugabo w'umuki umukene wahita uzana ku manyoko nshatse umukire ni ukuvuga ngo ushatse umukire wahita uturika noneho kabisa ukagenda ugasa nka move cyangwa ugasa nka nahita oranje ngana nkawe ni ukuvuga ngo naturika ngana nkawe uri n'umukecuru waba umukecuru ubwo mwiza nanjye bahita banyita bahita nyamubondokazi oya bahita ba mukobwa witeje imbere iga arambeshye nese nabakwita nyamabondo sibyo urumva banyita iki wowe oya ntago waburi zina bakwita kuva iyo wabonye ibiceri so yitwa Fregasi urumva bahita bashatse bahita bakwita Froge biragendanye cyangwa Firigo kabyari ni bya Majide Black Amajide Black wabenye se karejo bunari uzajya muri Jeunesse Comedy nukuri kw'Imana bamutumiye ni uzajyayo Amajide Black azi ubwenge wowe yanagaragaje amashusho ariko natandikaye twivanga mu turere ko yabiraba bituraho ko birandeba kuko naje bundi bazavuga ati nyamaboro ntiyakujyanye mu mazi iki ni iki amazi ngaramuramisha oya bahita bavuga ngo haranahiye bahita babyeditiga abo n'abahanga sha cyagiye ngo muri hano ngo mwari muri gukora iki ko numva abantu ari babi ni babi cyane abantu video ziri hanze za Brian video bayisaza nabonye buri nguni na buri kandi barimo barayisoma arimo aragira ariko ruvuga ngo muri iyi minsi bara bose urabona DJ Brian bameze nk'abafite ishyari DJ Brian muri minsi ari kuzamuka ku DJ Brian buruzi kari mu bantu barimo badusimbuye umva nkubwiye basimbuye akabasimbura nzovu basimburanye baretse ko abana batabibona umva nkubwiye niba ngo n'abana barimo gukora content yaba ariyo gucuruza amazi bakayikunda yaba ariyo kugira gute bakayikunda none uvuga ngo urabona bayago bamaze badacuruza ngiye yago aramamagara buri munsi ngo tujye gukorera i Bugande ariko urabona ngiye rimwe na rimwe arigenda mbona umuntu ikintu cyamujyanye nkibaza ati se ni igiki urabyumva ariho nuvuga ngo DJ Brian arimo arazamuka cyane kandi nuvuga ngo areka kukanywereka ndose niba mu myaka 10 ishize cyangwa imyaka 10 ishize yashize wari indaya cyangwa wari umujura ukaba warabivuyemo ukaba warahindutse kuki umuntu yumva yuko ashaka kugushyira hanze yumva ko ashaka kwicira izina kukwicira izina kubera uri kuzamuka ku muntu iki umuntu naho kijya inde urandi n'umurokore yarahindutse oya iterera barirwamo ryo barifunze kurifunga kwa Julien yego wacu Julienne kuko ngiye birabintu bavuze Julienne ararengana oya ubwo nyene urajya kubivuga ku murenge nukuvuga ngo wacu Julienne ntago twavanga ararengana cyane irani nukuvuga ngo twebwe dufite ibibazo butabere rero kankubwira yes ndashaka ko tuvana tukajya kurenganura Julienne ku murenge nukuvuga ngo burane hazaje umuntu kubeshya wacu Julienne bura dufite abantu batureberera kandi baduseseme Julienne ngiye yatumye niga gusenga nago nari mbizi oya nukuvuga ngo nagara watumye gusenga nago nyibigeze kujyana yose nago nyibigeze kujyana gusenga kandi rero nsengera nyine we nakubigeze kujyana gusenga iwanyu baranjyanye cyane ubwo akanje kubishimira iwanyu rero nago nari nzi urumva gufuka ku maso nyine just niyo utafunga amaso nyine riri asengesho waturi gusenga ugasenga nk'umwanya nk'amasaha abiri nago nari mbizi none se ngo usema nawe nyine ureba wagumiwe nibyo arimo barimo baravuga urumva urugo byaragumiwe rwaragiye ruragira yinjizaga miliyari 500 nako miliyoni 500 mu cyumweru byibura akaba ataguramo atakubakamo n'umuhanda ugiwe kugira n'abaturage bose bawurireho ibyo nago nabyizera nta kintu n'umuhango none n'umuhango biriya bintu ngiye wacujije kugira ngo ngiyewe narabibonye n'umuntu mu bimana ari umuntu wagiye gusengerayo azana agatambaro kanditse ngo niba Yesu arakiza kumweru kandi kishije icyatsi Julienne ubundi zaho yatangiriye ibyo se nshaka kubimenya n'umugabo n'umukristo urabyumva birarangiye uwo mu mama kandi kwa tubanye neza uwo mu mama kagataburo ndagafata njye ugakirisha content naragaze sago mama yarakaye ubu twatumaze tutavugana seseje ko namubwiye ngo tubuse ko Julienne n'ubundi bamwatatse barase tukivuganira tukiyunga ari n'uvuga ngo Julienne n'uvuga ngo ari imyumvire bashyiragamo urumva basimbagure kubundi se burane ufite amavuta njyewe sibyo nsengera kwa Julienne namutangira ubuhamya icyane ari amavuta naya nyayo urumva amavuta naya nyayo Julienne nagazanga kujugunyaho gutya amavuta none amavuta katakugize inzobe none naragiye gushaka inzobe cyane nagiye gushaka imana none ayo mavuta yakomeye njyewe ibyo nasengeye kwa Julienne narabibonye ndakava mu nzira niyo gere
ugiye mu gatanu njye ntabwo nabimenye sibyo ra ubu ni ubwa gatatu ugiye muri green wapi 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 muze muhega muri ibyo byana byawe bongeye kubishima oya toka barakuye no muri turi ahantu turi mu modoka hari ucitse rw'umuntu imodoka gusa kuko tuyikora n'amapine kugira ngo ruboneke sinari nzi ko binahereye ibivuna mu iyi ntabwo ruboga abayobozi bagejyamo umugezi ubu nahita nkubita ngarama abaturage cyangwa abanyarwanda ngo dukurikirane n'abadiyasipora nashatse umugore utinya amazi kandi ntago atinya abagabo ntabwo nashatse nabi yo kuvuga ngo